cumi n'umwe babanzamo APR vs Muhazi. Nizera ko muri buze kubamenyera amahanga haba ashobora kubanzamo, ndabavuga ku mpera z'ikiganiro. Cyo usabwa no kumva ikiganiro cyose kuva gitangiye kugera gisoje, usobanukirwe ido n'ido akantu ku kandi impinduka zabayemo, abakinnyi batari buze kuboneka kuri no mace. Icyo usabwa rero nyine ni ukumva ikiganiro cyose kuva gitangiye. Ndabasuhuje mwese, ndabakangurira kugira ngo mubanze mukande like, hanyuma ubundi dukomerezeho mukande na subscribe batarakanda subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda dushyira buri munsi. Mbahaye ikaze nanone mu kiganiro tugiye kugirana. Ntazi iminota kiri buze kumara, gusa icyo nizeye cyo nuko muri buze kumenya amakuru avugwa muri APR Football Club, hanyuma muze no gusobanukirwa byinshi bivugamo bigendanye n'imyitozo yabaye ku munsi w'ejo hashize, abatarakoze imyitozo byose uraza kubimenyera ahangaha. Ibijyanye na team news n'ahangaha nk'uko nibasezeranyije amakuru avugwa muri APR, ikipe y'ingabo z'igihugu kabisa. Bwo munyemerere rwose twanshene dutangire n'amakuru rwose ari kuvugwa muri ino kipe mbere yuko tugera ku bakinnyi 11 bari buze kubanzamo. Ni inkuru itari nziza cyane, itari gushimisha abakunzi ikipe ya APR Football Club nk'uko mubibona aho ngaho. Ni uwitwa Dawuda Yasifo, ni umukinnyi w'ikipe ya APR Football Club, umukinnyi wakina nka nimero 8, umukinnyi mushya APR FC yaguze, umukinnyi ufishe runini afatiye ikipe ya APR Football Club. Ni umwe mu bakinnyi ku munsi w'ejo twabagejejeho amakuru ye, aho uno mukinnyi twabwiye ko yajyaga mu kibuga mu nda hakamurya karwaye rwose arembye. Turababwira ngo ku munsi w'ejo ari buze gukorerwa icyo twita operation cyangwa se check up, bamusuzume hanyuma abamuvure. Uno mukinnyi nk'uko mubibona aho ngaho rwose, aho ni i Kanombe, aho uno mukinnyi Dawuda Yasifo arimo arakurikirana rwose, ari kugenda avurwa. Abo muri kubona aho ngaho ni uwitwa Jangwani, umuvugizi w'abafana b'ikipe ya APR Football Club, wari wagiye kumusura. Hano bivuze iki rero? Bivuze ko ntabwo ari buze kuboneka kuri uno mukino. Ikipe ya APR Football Club iraza kubikinamo na ikipe ya Muhazi, kubera ko nyine afite ikibazo cy'imvune. Ni igihombo gikomeye kuri iyi kipe ya APR Football Club, kuko n'umwe mu bakinnyi ubona ko ugereranyije na signing zose APR FC yakoze, niyo mukinnyi ubona ko ari ku rwego rwo hejuru kabisa, afite byindu nini cyane yatanze. Yaje akina kuri 6 birangira bamushyize ku 8, yajyaho nararesponda, gusa gikina kuri 6 yakundaga kuzamuka cyane. Nyuma aza kwisabira umutoza, aramubwira ati se ariko ubundi ko njye mba niyumvamo ubushobozi bwo kuba nakina nka nimero 8, ubundi kubera iki utanshyira kuri nimero 8 nkara ko byakunda. Birangira mushyize rero biza gukunda. Nibyo rero Dawuda ntabwo muze kubona kuri no match. Dukomeze na team news rwose, murebana aho ngaho ni Lamine Ba, aho hari ku munsi w'ejo hashize, ni ku munsi wo kuwa gatanu, aho bakoraga imyitozo ya nyuma. Ni imyitozo yaberaga hariya kuri stade Ikirenga Ishyorongi. Basore barakoze, ariko hari abatarakoze mutarimo mugenda mubonamo aho ngaho, nk'uwitwa Mamadusi, uwitwa Tadei Ruwanga. Dawuda nawe twababwiraga nawe ntabwo yari ahari mu myitozo. Ubwo rero aba bose itiminizi ko bashobora kutagaragara kuri match y'uno munsi, bigendanye nuko abasore nyine bari utubazo tujya dutandukanye badafite. Gusa nababwiraga ngo probable amahirwe menshi cyane nuko uwitwa Tadei Ruwanga adashobora gukina, kubera ko akenshi no mutoza twarabibonye, umukinnyi mu by'ukuri uba utarakoranye imyitozo cyane na bagenzi be ntabwo akunda kumukoresha kuri match iba ikurikiyeho. Ubwo Tadei Ruwanga ntabwo ari buze kugaragara, na Madusi nawe ntabwo ari buze kugaragara, ari doubtful, ashobora kugaragara cyangwa se ntagaragara, ariko amahirwe menshi cyane nuko atari buze kugaragara kuri uno mukino. Hanyuma abandi bakinnyi muri hano bameze neza. Ruboneka nawe ashobora kudakoreshwa kuri no match, cyangwa se agakoreshwa nawe ari doubtful, arashidikanwa kuba yagaragara kuri no match, kuba yagaragara nyine agakina, ariko ikigaragara cyo nuko kuri no match ntabwo ari buze kuba agaragara. Niyo mahirwe menshi cyane nshobora kubiha ikipe ya APR Football Club. Rero ku munsi w'ejo imyitozo yagenze neza cyane, barakora ahangaha murabibona, akanyamuneza, abakorode barimo baraseka barishimye.
abatoza nabo akamwenyu ni kose, agashahara kameze neza cyane, akanyenyeri baragakanduye dore basuwane bari guseka rwose, buriya ifaranga rirashimisha nyabuneka, ifaranga buriya iyo ryaje aho riri rwose akanyamuneza ubona ko aba ari kenshi cyane. uwo ni Baka nawe ubona ko nawe yagerageje kumwenyuramo kabisa. Shimwe Jarene nawe uramubona aho ngaho ameze neza cyane kabisa. Nijye na Clement nawe ngo no munsi yiteguye kuhagarara muri defense, ndaje magezeho 11 mu kanya gatoya. Ariko Novice nawe ari kumwenyura, agomba gutsinda, uburenganzira bwose yarabuhawe. Yayandi yo kuvuga ngo byavuga ko ngo yapangirwaga ekipe, nawe rwose ubu ngubu afite uburenganzira busesuye cyane bwo kuba noneho yakora ibiri mu mahitamo yiwe, none hasigaye bakaza kumujajinga akavuga bati uko byagenda kose, bakavuga bati uno mutoza aramutse atsinzwe cyangwa se akanganya, bakaba bajajinga ubushobozi bwiwe, ashobora no kumuviramo rwose kuba yakirukanwa, kubera ko nimba ubuyobozi bwakoze ibishoboka byose kugira ngo ino match ize gutsindwa, cyangwa se kugira ngo APRFC igaruke aho yahoze, igaruke mu biho byayo, aho kugenda isuzugurwa n'udukipe duto tutayimenyeraga, bakakora ibishoboka byose. Hari kubera kutarekura amafaranga byose nabikozeho ikiganiro, kubera imikoreshereze mibi y'amafaranga yavugwaga muri APR Football Club, biba ngombwa ko bahagaritse itangwa ry'amafaranga muri la ekipe. Ibyo byose mu by'ukuri byaje guhinduka, birahinduka aho ubuyobozi buje, ubuyobozi buri gukurikirana akantu ku kandi, biba ngombwa ko hari n'amapurime nyine batari bahawe, baza kongera kurekurirwa amafaranga, agapurime barongera baragahabwa. Abo basore bari très motive ku isaha saa 12 za hano i Kigali rwose, kuri Kigali Pele Stadium. Ni kuba tuhabaye itike ya make n'ibihumbi 2, ntabwo ari amafaranga menshi cyane kabisa. Ni muri weekend, ku munsi wo ku cyumweru nta kazi gahari kuri benshi cyane, nkeka ko arabagateri kuri benshi cyane niko nkoresheje, nta kazi gahari, nta mbogamizi n'imwe ishobora kuba yatuma utitabira uno mukino mu by'ukuri, ntawe pe. Abakinnyi barahiriye iki rero? Abakinnyi barahiriye gukubita ino kipe bipfa bipfusha, uko byagenda kose. Abakinnyi barahiriye kuza gukora ibishoboka byose, bakaza gukubita ino kipe ya Muhazi United. Muhazi nayo iri gukubita agatoki ku kandi ivuga ati natwe turi buze guhagarika ino kipe ya Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu, uko byagenda kose ati turi buze guhagarika, ntago turi buze kurekura ku buryo bworoshye cyane mu by'ukuri. So mu mukino w'ishiraniro ubu tuvugana, abasore bari muri lokale, bari gufata utuntu turi aho ngaho twa mu gitondo, petite jeune, bitegura nyine umukino ku isaha saa 12. Bagize umwanya wo kureba video za adversaire, APR ifite video analyst, bafata umwanya bagafata video za adversaire, bakategereza neza, bakareba mu by'ukuri sa adversaire akina gute, intege nke ziri hehe, uciye aha ngaha bishaka kuba wabasha kuba watsinda iyo kipe. Ibyo byose rero ni ibyo barimo baganirizwa nyine, bya bintu bya nyuma. Bategereje nyine umukino mu by'ukuri, ishyorongi ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma muri no kipe ya APR Football Club, ikintu gihari nuko ino kipe hari byinshi cyane baragenda bivugwa. Size nimba mbere ko tujya kuri 11 ashaka kubanzamo, hari amakuru maze gushyikira, nubwo benshi cyane bamaze kuba bishyiramo ko ku itariki 7 ari umunsi wa derby uzahuza ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR FC, imikino y'ikirarane. Ariko ku makuru naze kuba nkacira rwose nuko cyangwa se ibintu byatangiye kugenda bihwihwiswa muri aka gatondo, nuko uno mukino ngo ushobora kwimurwa kubera igikombe cy'amahoro. Muri la weekend ngo hazaba harimo imikino y'igikombe cy'amahoro, rero ngo bishobora kuba ngo umukino wimurwa ngo ukazashyirwa mu kwezi kwa mbere umwaka utaha 2025. Ariko benshi cyane bagumye kugenda baburiminga, batabyishimira neza cyane, bavuga ati kiragihe ikipe y'igihugu ya Cane izaba iri mu myiteguro, niho ikipe y'igihugu isigaye, niyo marushanwa yonyine isigayemo. Ati dushobora no kubona tukabona umutoza azongera akoze bya bintu, ati ahamagara abakinnyi buri byumweru 3, bibaza bati mu mukino w'umunsi wa 3 wa shampiyona bigeze faza ririnzi irangira, umukino utarakinwa, ibyo sakamara amaza koko.
ikindi kandi bakibaza bati icyo gikombe cy'amahoro aya makipe akomeye cyane izo za Rayon, za APR, izo za Polisi ntabwo zizakina ijonjora ry'ibanze ry'igikombe cy'amahoro. Ati ni igiki gishobora gutuma aya makipe adakina ko stade amahoro izaba itaroke pe, ko nta mikino izaba iri kuberamo, why not aba bakinnyi batakina? Nta rwitwazo rundi ruhari pe, nta kipe y'igihugu ihari ngo abakinnyi bitabire ubutumire bw'ikipe y'igihugu, why uyu mukino batawureka ngo ube mu by'ukuri? Ariko nanone abantu bibuke ko n'ubundi byerekeranye n'uno mukino ntabwo n'ubundi hari hasohotse official statement yaba iya Rwanda Premier League cyangwa se iya Ferwafa ikomfaminga ko uyu mukino uzaba kuri ziriya tariki, koko uzaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12. Ahubwo haba bamwe nyine barebye barabara, bareba ingingo uko imeze, bareba imikino ishobora kuzaba ihari, basanga ahantu bishoboka ko uriya mukino ushobora kuba ari kuri ziriya tariki mu by'ukuri. Ariko nta official statement twigeze tubona iturutse muri Ferwafa cyangwa se iturutse muri Rwanda Premier League iza yerekana ko cyangwa se iza komfaminga koko ziriya tariki 7 aribwo match izaba mu by'ukuri. So actually nk'abakunzi b'umupira w'amaguru mushobora kujya muri comment section hasi mukavuga ati se mugatanga ibitekerezo byanyu, ese uno mukino uramutse ukuye ku itariki 7 hari cyinshi byakangiza, ese uramutse ushyizwe ukomeje ukagumishwa ku itariki 7 si byaba ari byiza kurushaho? Uri free yo gutanga igitekerezo cyawe hano ku Bwino TV Rwanda. Hano nta muntu tunigana ijambo, utanga igitekerezo cyawe uko ubyumva. Niyo mpamvu rwose twe nta muntu tunigana ijambo ahangaha. Ubutaha noneho mbabwiza ukuri nzajya ndasoma ibitekerezo byanyu mbere ko ntangira ikiganiro, manzina n'abasuhuze, mvuga amazina yanyu aho muherereye, niko kantu ngiye kuzanzanamo kugira ngo mwumve ko Ubwino TV Rwanda ari iyanyu, ari mwebwe dukorera, ari mwe dushakira amakuru, ari mwe dusavinga, by'umwihariko amakuru avuga kuri APR Football Club. Ariko ngiye kuzana n'indi session nayo nzajya mvuga kuri APR na Rayon Sport, ariko cyane cyane amakuru ya APR Football Club. Bakunzi ba APR Football Club mukande subscribe, hanyuma tujye tubana akenshi cyane mu biganiro tuzadushyiraho. So actually rero nayo makuru ahari, ubwo dutegereje official statement koko ijyanye n'uriya mukino nyine uzahuza APR FC na Rayon Sport, kugira ngo twirebere kandanda kabisa. Gusa byazanshimisha uriya mukino ubaye nk'ikipe ya APR FC iri mu bihe byiza, ndetse na Rayon Sport nayo igakomeza muri uno mujyo, kuko twazabona umukino mwiza cyane kabisa, umukino ubereye ijisho mu by'ukuri. So ubwo rero munyemerere tujye ku bakinnyi 11 uko twabararikiye. Impinduka zo birumvikana ziri buze kuba nyinshi cyane muri no line-up. Ni probable nabashobora kubanzamo, ntabwo bivuze ko abari buze kubanzamo ntabwo bivuze ko iyi liste cyangwa se aba 11 ari bo 100% bari buze kubanzamo kuri no match irahuza ikipe ya APR Football Club ndetse na Muhazi. Ni probable bigendanye n'imyitozo twabonye, bigendanye n'abakinnyi badahari. So ni probable yabashobora kubanzamo, ntago bivuze ko ariyo 100%. So actually mutabona hari uwo twababwiyemo ahangaha ku munota wanyu mukabona arahindutse bamukuyemo, tubati ndetse barabeshya n'ibiki byose. Ni probable ishobora guhinduka, umutoza ashaka ku munota wa nyuma guhita akora impinduka zihuse cyane muri 11 biwe. So ubwo rero nizere ko nta blame nyine iri kuzamo, reka tubabwire 11 ashobora kubanzamo. Mwizamu nk'ibisanzwe uwitwa Pavel Nzira, nubwo ejo bundi yaragize akantu k'akabazo nakora imyitozo, ni ku munsi wo kuwa 4 Prito ku munsi wo kuwa 3 ntabwo yarakoze ku myitozo, ariko yaje kugaruka neza rwose. Abanza arimo no kuba yarari gutanga akaruhuko, aza kugaruka mu myitozo. Rero nuno munsi nta gihindutse rwose, igihe 100% Pavel Nzira niwe uri buze kuba abanza mu izamu ry'ino kipe y'ingabo z'igihugu kuri uno munsi bwiraza kubicakirana na Muhazi ku isaha 12.
hanyuma undi muntu mu mutima wa defanse ho nta mpinduka zikomeye ziri buze kubamo kuko n'ubundi ni babandi. Uwitwa Alioune Souane ari buze kubanzanyamo n'uwitwa Niyigena Clement. Nabizi ko uwitwa rwose Yunus yamaze kuba atakaza umwanya ubanzamo muri APR Football Club, ariko ntawamenya, sinzi impamvu Yunus yatakaje umwanya. Ashobora kuba cyari igitutu cyo kuvuga ati saba Alioune ko baguzwe amafaranga menshi cyane kuki badabona umwanya ubanzamo, ariko nta kosa rihambaye uwitwa Yunus yari yagakoze rwose kugira ngo atakaze umwanya. Ariko nanone uwitwa Alioune nawe kuva yazamo yatangira gufata umwanya, ntabwo ikipe ya APR Football Club irinjizwa igitego pe, nta gitego na kimwe irinjizwa mu by'ukuri. So ubwo rero reka tunyarukire kuri kabiri nk'ibisanzwe. Witwa Byiringiro Gilbert murumuna wa Zidane aka Kagege yamaze kuba akaba rwose, ubona ko nta n'umuduburire afite. Witwa Nzotanga yamaze kwiyakira rwose muri APR Football Club nk'umusimbura wa Byiringiro Gilbert aka Kagege. Kuri gatatu ni kapiteni w'ikipe, bakaba bamwita yitwa Claude Niyomugabo, araza kuba ari kuri gatatu mu by'ukuri. Hanyuma imbere yaho gatoya kuri gatandatu impinduka ziri buze kuba amahanga, kuko uwitwa Tadei Ruwanga ntabwo ari buze kugaragara muri iki kibuga. Amahirwe menshi cyane nuko atari buze kugaragara muri iki kibuga kubera ko yagize igihe gito cyo kwitozanya n'aba bakinnyi b'ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero ibindi bisubizo bihari, ubwo amahitamo y'umutoza rwose nta yandi uretse kuza gushyiramo uwitwa Frodouard. Nabonye abantu benshi batempiranwaho bavuga bati Frodouard ntabwo ari urwego rw'ikipe ya APR Football Club, ariko Frodouard nahe nyineho kugira ngo nawe approve, kugira ngo yerekane ko koko ari umukinnyi uri muri APR Football Club abimerita. Kuri gatandatu ubwo rero amahirwe menshi cyane ndayo witwa Frodouard, yaranye nuko umutoza ari yanamukoresheje kuri match iheruka ya Rutsiro. Nizo mpinduka zirangwa kuri gatandatu. Imbere yaho gatoya uwitwa Ruboneka ari buze gukoreshwa cyangwa se ntakoreshwa, ariko amahirwe menshi cyane ashobora gukoreshwa kuko yaragarutse. Gusa atanakoreshejwe ashobora kuba yashyiramo uwitwa Lamptey nawe yahakina kuri nimero 8 mu by'ukuri. Ariko amahirwe menshi cyane ni uwitwa Ruboneka kuza gukina ku 8, kubera ko niyo hantu rero ubona ko uno mutoza afite ibisubizo byinshi cyane mu by'ukuri ku kijyanye no kuba yashyiramo abo bakinnyi bagiye batandukanye. So ubwo rero kuri nimero 9 mu by'ukuri, ariko reka tubanze duce kuri nimero 10. Nimero 10 Mohamadou Lamine Ba arahari, we imyitozo rwose yose yarayikoze kandi ameze neza cyane, yiteguye gushwanyaguza ekipe ya Muhazi United kuri uno munsi rwose. Hanyuma ubwo amaze kujyamo abanyamahanga bagera kuri bangahe, nitwa Pavel Nzira, Alioune Souane, imbere yaho gatoya witwa Mohamadou Lamine Ba ni 4, ariko ngenda prefera ko no mutoza ashaka gushyiramo uruhande rumwe akabashyiraho witwa Chidiebere, urundi ruhande agashyiraho witwa Odibo, hanyuma akatakisha witwa Mbawoma. Mbawoma kabisa akwiriye kujyamo pe, ndumva abanyamahanga batabarenga. Ubwo Chidiebere na batatu, agashyiramo witwa Mohamadou Lamine Ba 4, Pavel Nzira 5 ndetse na Alioune Souane 6. Iyo kipe yabigororotse kubera ko Mamadou Sy yakwiye kubanzamo, ariko nawe ari doubtful, ashaka kubanzamo cyangwa se ntabanzemo kuri nimero ku 9, kubera ko yaje afite akantu k'akanoke gatoya yakuye mu kipe y'igihugu ya Mauritania muri gushaka kujya mu gikombe cya Afurika. Biba ngombwa ko nyine aza ntihita akorana imyitozo n'abandi
abari aho ngaho nyine gatoya kuko biri probable rwose nuko adashobora kuza kubanzamo kuri ino match bari buze kuba batera na ekipe ya Muhazi United kuri uyu munsi ku isaha saa 12. Bafana ba APR Football Club ndabakangura kuza kureba ikipe yanyu uyu munsi kubera ko muraza kubona ikipe isa nkaho ari nshya, ikipe iri motive, ikipe ifite umwuka wo gutsinda ya APR koko mwifuza mwese, ya APR mwifuza kubona, ya APR mwavuga ngo APR izagera kubita ibitego 4 ngo baraza guhera uyu munsi bahera kuri ekipe ya Muhazi United mu by'ukuri bayinyagira bayikubita ibitego byinshi cyane rwose kuri uno munsi. So ubwo rero reka nse nkugana ku musozo, nabashimira rwose kuri mwebwe twabanye kuva ikiganiro gitangiye kugera gisoje. Mbabwire ko ingere probable lineup abashobora kubanzamo, ntimuze kuntera amabuye hageze ibihinduka rwose kubashobora kubanzamo, kuko ntabwo ikipe iri probable ntabwo bivuze ko ari confirmed 100% ko ari ibuze kubanzamo. Gusa ikizima nuko mbasaba kuza kugira ngo duhure kuri Kigali Pele Stadium mukanya ku isaha saa 12 itsa weekend, biraza kuba ari uburyohe bwinshi cyane. Turataha twishimye twese abakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Ibingibi ndimo babwira kandi muri buze kuza kunshimira nyuma mumbwira ukuntu ikipe imeze. Nubwino TV Rwanda mukande subscribe tujye tubana mu biganiro byacu dushyiraho. Bye.